ntabwo Imana yavuganye nawe ari injashwa, ntabwo Imana yavuganye nawe yapfuye, ntabwo Imana yavuganye nawe yabyibagirwa. Imana ivugana nawe niyo kwizerwa, Imana ivugana nawe niyo kwiringirwa, kandi ibyo yagambiriye gukora no kubikora izabikora. Byatinda umwaka wa mbere wawe nurangiye, umwaka wa kabiri washira, uwa gatatu waza, ariko uwa kane Imana ivugana nawe izaca inzira. Haleluya! Izaca inzira, izanyuza inzira utatekereza, izanyuza inzira utagambiraga kubona ko inzira yakunda. Imana niyo nzima, Imana niyo ishobora byose. Turabasuje inshuti bakunze mwese mukomeje kugenda mugaragaza ko mukurikiye Evangélisez MONDE TV. Ijambo ryarambwiye ngo umuhati wanyu ntabwo ari ubusa ku mwami. Nitwa Bikemu, turi kumwe rero n'umutumirwa ugiye kutwigisha ijambo ry'Imana. N'ubwa mbere aje kuri kamera za Evangélisez MONDE TV, nimba ntibeshye siko bimeze ra? Niko bimeze. Yes, turi kumwe nande rero. Witwa nde? Urabanza tubwira amazina yawe. Murakoze cyane. Nitwa Evangélisez SEBUHORO THEOGENE, nsengera ku mudugudu wa Kabugavire, paruwasi ya Rusororo. Uyu munsi wa none nkaba nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana ifite intego ivuga ngo kugendana n'Imana. Yes, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku kugendana n'Imana. Inyigisho nziza cyane rero yo kugendana n'Imana tugiye kugezwaho na Evangélisez SEBUHORO. Ndinginga umuntu wese, uyu n'umuvuga butumwa mwiza rwose ugiye kutwigisha, dukurikire rero inyigisho twumva icyo agiye Imana igiye kumunyuzamo kugira ngo aganire n'imitima y'abadukurikiye. Murakoze cyane, kandi Imana ibaho umugisha ku bw'uyu mwanya mwiza. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kugendana n'Imana. Hari umumaro kugendana n'Imana. Burya ugendanye n'Imana ugira hari ibintu uhura nabyo by'ingenzi mu buzima bwawe. Kugendana n'Imana bigira umumaro uyu munsi wa none, bikagira umumaro ejo, bikagira umumaro n'ejo hazaza, ndetse bigira umumaro w'igihe kirekire, kuko wagendanye n'Imana uri mu isi ugira umugisha, ariko no mu ijuru uba ufite inzira zikugezayo rwose. Uyu mwanya tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 37 turare ku murongo wa 6. Turasoma ku nkuru za Yosefu. Yosefu arota, niko umutwe w'amagambo avuga. Arababwira ati ndabinginze, ku murongo wa 6, ni mwumve inzozi narose. Ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza wanjye uyikubita imbere. Bene se baramubaza ati nukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze nayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Umurongo waho w'9, yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se. Isara mucyaha aramubaza ati izo nzozi ni nzozi ki? Nukuri nge na nyoko na bene so tuzakwikubita hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Imana itugire neza. Ahangaha Yosefu yaratangiye kuba umwe n'Imana. Ijuru ryaritangiye gufungukira kubana nawe, ijuru ryaritangiye gufungukira kuvugana nawe, ryaritangiye kumuha amasezerano, kuko iyo ugendanye n'Imana iguha amasezerano. Kandi umuntu ufite amasezerano ntapfa. Umuntu ufite amasezerano niyo yahura n'ubukene ararama. Umuntu ufite amasezerano Imana ica inzira zose kugira ngo abeho. Yosefu bwa mbere ararota abona bari mu ishyamba bahambira imiba, cyangwa barunda imiba, cyangwa batashye inkwi. Bamaze guhambira ngo imiba ya bene se yose iraza ngo ikikubita imbere y'umuba wiwe usigara uhagaze. Yosefu yari afite ihishurirwa, nubwo atabisobanukirwa ko yari akiri umwana muto, ariko byendeye kuvuga ko bene se, bene wabo, abo bavindimwe, abo basangiye kuvuka, abo basangiye se, abo basangiye bose bazaza bakikubita imbere ye.
ibyo ntibabona koko bizaba, batangira kumugirira ishyari, batangira kumwanga, batangira kumuhagurukira. Ariko guhagurukira umuntu wagendanye n'Imana buryo uba wikojeje ubusa. Guhagurukira umuntu wagendanye n'Imana buryo uba wirwanya, kuko Imana yigeze ibwira Aburahamu ngo genda, uzaguha umugisha nzamuha umugisha, uzagusabira umugisha nzawumusabira, uzakuvuga neza nzamuvuga neza, uzakurwanya n'ijya azabarwanyije. Bivuga ngo umuntu wese ufite ubumwe n'Imana, umuntu ugendana n'Imana aba afite protection, afite uburinzi, aba afite ikimuvugiramo, aba afite ikimugenderamo, kandi niyahuye n'impanuka uyu nguyu ntapfa ahubwo arahaguruka akagenda. Haleluya. Maze Yosefu yongera kurota izindi nzozi bwa kabiri, ngo arota izuba n'inyenyeri 11 bimanuka byikubita imbere ye. Abirotorera bene se, abirotorera na se na nyina bose bahari, abirotorera bene wa bose bahari. Ibi byose batangira kumva ko hari ikintu kizaba, batangira kumva ko hari ikintu kigiye kuzaba. Ishyari rikomeza kuzamuka. Ndabizi ko iyo umuntu asenga Imana hari ibigeragezo biza, iyo umuntu asenga Imana hari intambara ziza. Ariko ijambo ryiza nakunze rivuga ngo nubwo ibyago n'amakuba, biravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, intambara z'umukiranutsi ni nyinshi, warogwa nk'abandi, warwaza nk'abandi, ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Uwiteka mukiza muri byose, nta na kimwe asiga. Niyo arwaye aramukiza, niyo habaye impanuka aramurokora, niyo yahuye n'ubukene Uwiteka acinzira akashaka uburyo agomba kumurengera. Bene se bamugirira ishyari, bene se baramurwanya, bene se baramugenza. Rero ngo wowe uvugana n'Imana, wowe ugendana n'Imana, ntuyibwire ko intambara zitazabura kuza, ntibibwire ko amakuba atazabura kuza. Ariko Uwiteka wavuganye nawe, ariko Uwiteka ugukunda, ariko Uwiteka ugufite ku mutima, ariko Uwiteka agushyizeho imanzi mu kiganza, ntazemera ko umwanzi avugiriza impundu kukunesha. Haleluya. Ntabwo Uwiteka azemera, ntabwo Uwiteka azemera ko ibigeragezo bikubeho karande, ntazemera ko umwanzi avugiriza impundu kukunesha, ntazemera ko umwanzi avugiriza impundu kukurwanya. Yosefu arakura, ariko akurira mu ishyari rya bene wabo, akura mu bibazo byo mu muryango, akura mu ntambara ahuye nazo. Ibi byose niyo mpamvu Yesu avuga ngo naje gutanya umwana na nyina. Nta yindi mpamvu yenda kuvuga, ni ukuvuga ngo hari ijambo rivuga ngo umuntu wese uri kumwe n'Imana abatandukanye n'imigenzo yo hanze, abatandukanye n'ibimurwanya, abatandukanye n'intambara zo mu miryango, nubwo zahaguruka Uwiteka uguhamagara. Haleluya. Uwiteka ugutoranya, Uwiteka uvugana nawe, Uwiteka wagutoranyije ntazagukoza isoni, Uwiteka uvugana nawe azakurinda. Niyo wajya mu bitaro azagukura, niyo wajya muri koma uzabyuka, kuko Uwiteka wagendanye nawe atazemera ukorwa n'isoni. Yosefu nukomeza gusoma ibice by'inyuma, ukomeje gusoma iki gice cya 37 ugasoma cya 38, waza kugera igihe ngo Isara atekereza ati reka tuye gusura bene data, ujye gusura bene so ubasanga aho bari. Ngo maze Yosefu ngo aragenda, ngo agezeyo ntibigeze bashimishwa, ntibigeze banezezwa nuko abazaniye amafunguro, ntibashimishwe nuko aje kubasura, ngo ahubwo batakubagira ishyari. Rya shyari rirakomeza rizamuka, barabatereka tumwice, abandi batereka ntitumwice, ati tazagirwa urubanza rw'amaraso y'umuntu. Baramufata bamuta mu rwobo, nabyo ntibyabanyura. Babona umuguri ugura abantu bagura abantu, hari mu gihe cyo kugura abantu b'Abanyegiputa, baramugurisha aragenda. Ariko nubwo bamuguze, nubwo bamugurishije, Imana ikomeza kubana na Yosefu. Nusoma mu bice by'inyuma bavuga Imana ikomeza kubana na Yosefu, Imana imuha umugisha. Kuko kugendana n'Imana uzagira umugisha uri mu gihugu uvukamo, uzagira umugisha uri hanze y'igihugu uvukamo, uzagira umugisha mu gihugu cy'abanyamahanga, kuko Uwiteka wahagurukanye nawe, kuko Uwiteka waguhagurukije, kuko Uwiteka wakugiye imbere, ntazagukoza isoni na hato. Uzabana n'Imana. Yewe niyo wafungwa, niyo wagambanirwa ukajya mu nzu y'imbohe, Imana izabana nawe. Uzinjira mu nzu y'imbohe, uzaba umwe mu bayobora iyo gereza, kuko Imana izabana nawe. Nugera mu bafungwa uzagumana n'Imana, kuko Uwiteka uguhagurutsa ntazagukoza isoni na rimwe, kandi azanayigukuramo. Yosefu ageze mu Egiputa akubitana na Potifari.
Potifari aramwishimira, cyari umwe mu batware b'imbere, umwe mu bantu bakomeye mu gihugu, aramwishimira, amuha ibintu byose, amwegurira ibye byose, amwegurira ibyo mu rugo rwose. Ibyo byose kubimwegurira ni ya Mana yagendanaga na Yosefu. Nuvuga ngo kubera ko yagendanye n'Imana agira ihirwe ageze mu Egiputa, agira ihirwe ryo kugira ubutware ageze mu Egiputa, agira ihirwe ryo gukora imirimo myiza ageze mu Egiputa, ndetse aba mu nzu y'abakomeye kubera ko Imana yavuganye nawe. Ntabwo Imana yavuganye nawe ari injajwa, ntabwo Imana yavuganye nawe yapfuye, ntabwo Imana yavuganye nawe yabyibagirwa. Imana ivugana nawe niyo kwizerwa, Imana ivugana nawe niyo kwiringirwa, kandi ibyo yagambiriye gukora no kubikora izabikora. Byatinda umwaka wa mbere wawe nurangiye, umwaka wa kabiri washira, uwa gatatu waza, ariko uwa kane Imana ivugana nawe izaca inzira. Haleluya! Izaca inzira, izanyuza inzira utatekereza, izanyuza inzira utagambiraga kubona ko inzira yakunda. Imana niyo nzima, Imana niyo ishobora byose. Yosefu agirira umugisha kwa Potifari, ahagirira umugisha. Nta nationality yari afite, nta bwenegihugu yari afite, ariko kuko Imana ari kumwe nawe, kuko Imana yagendanaga nawe, ikomeza kumuprotesha, Imana ikomeza kumurinda. Aza guhura n'ikindi gishakwe kubera ko umukiranutsi w'Imana ararinzwe, nubwo ibyago byamuhagurukira ararinzwe, nubwo amakuba yaza ararinzwe. Ahura n'ikigeragezo cya kabiri rero ageze mu Egiputa, kivuga ngo muka Potifari, madamu Potifari aramwifuza, yifuza ko baryamana, areba komporotoma, imyitwarire ye, areba ukuntu yitwara, yumva aramwifuje. Nubwo yamwifuje, ntabwo Yosefu kuko yaragendanye n'Imana yegeze areba kuri ibyo bintu byari bumuhesha kuzamuka akagira akomeye kurenza aho yarari. Ariko yibuka ko Imana yavuganye nawe, yibuka ko Imana yavuganye nawe akiri umwana muto, aho ngaho ageze n'ahandi izahamugeze. Arabyanga. Nicyo nkundira Yosefu, kubera ko yaragendanye n'Imana, ngo arabyanga, aravuga ati ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda ko nakora ikosa ringana gutyo. Uwandekuriye ibye akandekuriye iby'inzu ntiyigeze andekurira kuryamana nawe. Niyo mpamvu umuntu wagendanye n'Imana agira protection, agira ikintu kimurinda, agira umutima umukomanga, agira ibintu abana nabyo bituma adashobora kwishora mu ngeso mbiza arizo zose. Maze muka Potifari umunsi umwe ashaka kumufatira mu cyuma. Kintu nakundiye iri jambo ngo Yosefu ariruka ngo hata umwenda. Uyu mwenda wari igihamya gituma ko Yosefu yagombaga gufatwa kicwa, ariko kubera ko yagendanye n'Imana ntabwo yapfuye. Haleluya! Yosefu yagombaga gufatwa akamanikwa. Icya mbere ntiyari umwene gihugu, icya kabiri yari umugurano, icya gatatu nta kintu na kimwe cyamurengeraga yari afite. Nta tegeko ryari mu Egiputa rigaragaza ko Yosefu yagombaga kurengerwa. Icya kane yari akoze icyaha ahantu atagomba kugikora. Ariko bene data, umuntu wagendanye n'Imana, nubwo ibibazo byaza, nubwo intambara zaza, nubwo warwaza, nubwo wabura ubwishyu bw'amashuri y'abana, ariko Imana izaca inzira. Haleluya! Ariko Imana izaca inzira. Haleluya! Ariko Imana izakujya imbere. Haleluya! Imana izagufungurira inzira, Imana izategeka ijuru ritabara kandi rigaragare ku buzima bwawe. Yosefu bamushyira mu nzu y'imbohe, Yosefu ashyirwa mu nzu y'imbohe. Ariko icyo nakundiye Imana nukugendana n'Imana, nukugendana n'Imana, nukugendanye n'Imana no mu nzu y'imbohe ibana nawe. Haleluya! No mu nzu y'imbohe ubana n'Imana. Ntabwo Imana igaragara kuko uri mu kazi, ntabwo Imana igaragara kuko ufite amafaranga, Imana ntigaragara ko wize, Imana ibana n'umuntu wese. Niyo mpamvu nasomye ijambo ramwe ngo nuko mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Abagendanye n'Imana, Imana ibemera ititaye ku mafaranga, ibemera ikurikije ibyo bakora, ahubwo ireba imyitwarire yabo, comportement, imyitwarire yabo ibahesha byonyine, ibahesha kuba abantu badasanzwe. Imyitwarire yabo ibahesha kubinjiza hakomeye. Ngo ageze mu nzu y'imbohe, ngo abarebye imyitwarire ye, haleluya, kubwo kugendana n'Imana, ngo baravuga ngo nubundi nutegeke nuyobore abafungwa bagenzi bawe.
yo ndumva nongeye gufashwa ndumva nongeye harahandi hantu ngeze no mu nzu y'imbehe burya Imana ibana n'umuntu no mu nzu y'imbehe wagendanye n'Imana ikomeza kubana nawe iragukoresha. Yosefu akomeza gusenga, Yosefu akomeza gutwara kuko yarose n'ubundi ategeka, akomeza gutegeka. Haleluya. Ntabwo Imana izakoze isoni umuntu wese wayisenze. Ageze mu nzu y'imbohe abona bamuha umwanya, bongera kumuha gutegeka, bongera kumuha gutwara, kandi atwara neza, abana n'abafungwa neza kubera ko yagendanye n'Imana. Ntabwo ubwenge yari afite bwari ubwenge ko mutere nk'ubw'abantu bose bagira, ntabwo bwari ubwenge buturuka ku Mana. Ubwenge buturuka ku Mana butuma umuntu akomera, ubwenge buturuka ku Mana butuma umuntu akomanga atashobora kugera, ubwenge buturuka ku Mana butuma umuntu anezerwa. Haleluya. Mu maso ye akamera nk'uruta, akumva aguwe neza, iminkanyari igashira mu maso. Imana izakurengera kubera amaso. Ari mu nzu y'imbohe haciyemo igihe ibisonga by'umwami nabyo baza kubifunga, ariko icyanshimishije muri ibyo nabyo biza kuruta. Mbese impano numva ari nziza, biza kugira inzozi kandi abananirwa kuzisobanura. Imana ikorera hanze no mu nzu y'imbohe irahakorera. Imana ikora uri mu kazi igakora nta kazi ufite. Imana ikora ufite urubyaro igakora nta rwo urabona. Ndetse kugendana n'Imana icyiza cyabyo ikurindira ahantu hose. Imana igiye wagendanye n'Imana, niyo uri imfubyi iragushyingira, niyo uri imfubyi kwishyurira amashuri, niyo ukennye Imana igucira inzira. Ntabwo Imana ijya igenda nk'umuntu mw'ideni, upfa ko aragendanye n'Imana gusa. Nasomye ijambo ramwe ngo maze Obadedemu ngo aramaze igihe kirekire ngo akennye, ngo ari umukene mu gihugu cyose ntawe umwiba, ariko kubera kugendana n'Imana, ariko kubana n'Imana kwiwe, umunsi umwe ijuru riraterana iravuga ati ko Obadedemu akwiye kugira igisubizo. Niyo mpamvu yaciye inzira isanduku y'isezerano y'Imana irariwe, mukurariwe ibyari bifunganye, mukurariwe ibyari bitari kwemera byose byaremeye. Haboneka izahabu, haboneka inzu, haboneka ibyo kurya n'ibyo kwambara. Nugendana n'Imana ntuzakena ngo usabirize. Nugendana n'Imana ntabwo uzitwaza akabando ngo nuko wahuye n'ibibazo, ntabwo induru zizaza ngo nuko wagendanye n'Imana. Nugendana n'Imana izakurindira mu bisekuru n'ibisekuru, izarinda igisekuru cyawe cya mbere, ikurindire mu cya kabiri, ikurindire mu cya gatatu. Ngo maze ngo babantu ngo babisonga by'abisonga by'umwami ko ari bibiriza kurota, ngo kimwe kirota ngo kibona imbuto ngo za mbuto ngo kizikamura, ngo mbona kibonye vino, ngo vino kiha umwami, ngo umwami ngo arayakira. Ngo ikindi kirota kikoreye ngo igitebo kirimo imitsima, ngo igisiga kimurira hejuru. Uyu ngo warotaga vino ahereza umwami, n'ubundi yarasanzwe ari umuhereza. Yosefu aramubwira ngo nyuma y'iminsi 3 uzongera usubira ibwami, uzaba umuhereza, uzasubira mu mwanya wawe, kubera ko Yosefu yagendanye n'Imana. No muri gereza irongera mukoresheje. Haleluya. No muri gereza Imana irakora, ndetse no mu gazi kawe Imana irakora, no mu bushomeri Imana irakora, ndetse warashatse Imana irakora, ukiri ingaragu Imana irakora. Ntabwo Imana ikorera ko ari uko ari ikindi kintu ufite, ahubwo ikorera mu gihe cyayo. Haleluya. Imana ikorera mu gihe cyayo. Upfa ko aragendanye n'Imana gusa. Iyo wagendanye n'Imana hari ayandi majwi wumva abandi bantu batumva, niyakuyobora, niyaguha icyerekezo cyawe ugomba kunyura. Undi aramubwira ngo ibyo bisiga wabonye, ati nyuma y'iminsi 3 bazakumanika baguca umutwe, kandi ubuzima bwawe buzaburangiriye. Kandi ikintu cyanshimishije, Yosefu abwira uwamemwa ngo nugerayo uzanyibuke. Ariko ntabwo abantu bazatwibuka Imana itabakoreyemo, ntabwo abantu bazakwibuka Imana itabakoreyemo. Niyo mpamvu bana n'igisekuru gikiza ugakena, niyo mpamvu uzabana n'abantu mukigana bakabona akazi keza ntukabone. Imana itarahaguruka ntacyo uzageraho, ariko kubera ko wagendanye n'Imana agira umugisha none akawugira ejo, ndetse n'igihe kizaza Imana izaca inzira, Imana izafungura amarembo, uzagira umugisha. Nidusoma mu gice cya 39 gishyikira muri 40, Yosefu nyuma akuma muri gereza, ariko Farabaza kurota. Inzozi za Farawo nizo zatumye Yosefu Imana yamuvuzeho kigera. Ngo maze Farawo ngo araryama, ngo arota inzozi, ngo arota abona ngo inka 7 z'imishishi, ngo arote n'izindi nka 7 z'iminanu. Ngo agiye kubona ngo abona za nka 7 z'iminanu, ngo ziraje ziriye zimwe 7 zibyibushye.
yumva biramuyobeye arongera arota ngo abona amasaka y'amahunda 7 ngo ariho amasaka meza ngo abona nandi masaka 7 y'iminambe nta kintu kiyariho iki kintu kirababaje ngo abona ya masaka y'iminambe ari yamwe meza ngo bugitondo arabyuka ngo ahamagara abanyabwenge ngo ahamagara abapfumu n'abakonikoni arabaza ngo nimurebe inzozi nimuhishurirwe icyo narose numenye uko bimeze ngo Yosefu aho yarari ntawageza mwibuka yari yaribagiranye ariko Imana yakomeje gukora nawe yamuhaye kuyobora muri gereza naho yarari ndumva nezerewe kunezerwa kwanjye gushamikiye ko n'ahantu hose Imana izakomeza kubana nawe ubwo wagendanye n'Imana ntaho itazaguhera umugisha nasomye ijambo riri mu byakozwe n'intumwa rirambwira ngo marayika abonekera Koroneli ngo aramubwira ngo Koroneli yo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana haleluya nuko Koroneli agenderaga imbere y'Imana neza atunganye nuko Koroneli yasengaga Imana neza atunganye niyo mpamvu gusenga kwe ndetse n'ubuntu byazamutse biba urwibutso imbere y'Imana ngo maze ngo Farawo abura umuntu n'umusobanura inzozi yarose habura umuntu n'umwe ubasha gusobanura izo nzozi ngo muko kubura umuntu n'umwe ubasha kumusobanura inzozi haza kubamo wa mutware arabangwa hari umuntu uri muri gereza witwa Yosefu igihe cy'Imana kiruzuye mbere yaho bari baramwibagiwe ariko igihe cy'Imana kirageze kubwo kugendana n'Imana isaha iruzuye baravangwa ariko ngo hari umuntu ngo kandi abasha gusobanura kandi abasha kumva kandi abasha kumenya ngo nimuze mu mukuriyo azasobanura izo nzozi arabasobanurira ababwira ibyizo nka 7 nayo masaka arabwira ngo ibyo n'imyaka 7 y'umugisha cyangwa y'uburumbuke muzeza muzagira umugisha ngo indi myaka 7 ngo azaba ari imyaka y'inzara arabwira ati nimwite kuri icyo gihe mubashe kudepa mubashe kubika mukora ikigega kuko igihe kigiye kuzaza muzeza ariko imyaka 7 yashira mukongera mukagira indi 7 y'inzara barabwira ngo twakurahe undi muntu haleluya twakurahe undi muntu wabasha ibintu bata kwagurutsa yose ngo nube umutwara nuyobora ikigega nushindwe nuhagara ushingwe ikigega mu gihugu numenye ibyinjira numenye ibyeze Yosefu agira umugisha kuwite iyi myaka 7 yo kweza abarahunika baradepa ntiyagira inzara nimwe batera mu gihugu inzara iza gutera iwabo aho bavukaga y'amasezerano y'Imana igihe cyawe kirasohoye bene se baza guhahara bamenya bo ntibamumenya kubera ko Yosefu aho yarari ubuzima bwari bwarahindutse abandi inzara yari yarabariye kubera inzara ntibamumenya kubera ibibazo bafite ntibamumenya ntibanasobanukirwa ibyo ababwira ariko ngo ibyo byose ko hari umugambi w'Imana aya masaha tuba turi kwijambo ryitwa kugendana n'Imana mbese wowe ugendana n'Imana mu buye buryo mbese we wita kugendana n'Imana gute iyo wagendanye n'Imana ugira umugisha kandi ugira umugisha none ukagira umugisha ejo ndetse n'ejo hazaza kugira umugisha kuwiteka kubera ko wagendanye nayo izaguteraho inyama izakubyibushya uzarwara indwara igukize ndetse uzasonza ikugaburire uzambara ubusi kwambike izakwishyura amashuri nta kindi kintu ishingiye kubera ko ariyo mwagendanye ntabwo ijyamo umuntu mw'ideni kandi igikoze isoni umuntu wagendanye nayo ndakwinginga ndagusabye aho uri aho wumvirira ijambo utekereze uburyo ugendana n'Imana hari abavuga ko bagendana n'Imana ariko ugasanga bafite ingeso mbi ugasanga baracyafite imirimo ya kamere ndagira ngo ubwenge utandukane n'icyaha ubundi ugendane n'Imana nta cyasha kikuriho nkuko Yosefu yarinze ubuzima bw'akarinda n'ubw'Imana iri muri we nawe ndakwinginga ngo ugendane n'Imana nta cyasha kikuriho tugiye gusenga Imana tugiye kugusengera wowe ukurikira ijambo kugira ngo umenye kugendana n'Imana kugira ngo nugendana n'Imana ugendane nta kintu gushinja ugendane nta kintu ntacyo yiryaryaho kuko dufite abagendana n'Imana bakatubwira ko bagendana nayo barabatijwe bafite isengero basengera ariko baracyafite inzira zabo zerekera mu Egiputa baracyafite ingeso baracyafite kamere baracyafite ibitatandukanya n'Imana y'Imana ibarebye ntibabona mu nzira kandi bo byo tubarebeye inyuma tubabona nk'abari mu nzira ndakwinginga ngo bohoka
umenye kugendana n'Imana kuko nugendana n'Imana uzagira umugisha. Petero yageze abaze so ngo mbese twe twasize abana tugasiga abagore tugasiga inshundura tugasiga ibyo twakora ubwo atangiye urugendo arayibajije tuzahembwa iki? Yesu aramubwira ngo mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100 ngo ikirenze kuri ibyo cyangwa ikigeretse kuri ibyo hari ubugingo buhoraho. Tukiri mu isi tuzabona 100 tuziga tuzagira ibyo kurya tuzagira uburyo bwo kugenda tuzagira imero tuzarwara dukire tuzahura n'intambara Imana izaturengera tuzahura n'amarushwa mu buzima Imana izatubera amaso. Ikigeretse kuri ibyo hari ubugingo. Ndakwingingira kugendana n'Imana kandi mwene data Imana igumugisha we warukurikira ijambo. Reka dusenga Imana. Nimba urwaye izera gukira, nimba wari utari mu nzira iginga Imana igushyire mu nzira kuko umwuka nuhishura umuntu inzira kwe kunyuramo. Imana igumugisha. Mana turagushimye urera kandi ugakiranuka mu nzira utanga ni nyinshi. Dusengeye umuntu wese wifuza kujya mu nzira kandi turamusabiye ngo umwambike imbaraga umukoreho umuhindure ibirimo iby'umuriro kugira ngo najya mu nzira igende mayigiyemo. Twamaze kumenya ko hari ijwi rikomanga ku muntu rikamubwira inzira arimo. Turamusabiye umuntu yaba umupapa yaba umama yaba umukobwa yaba umusore umuntu wese wifuza kujya mu inzira muye kuva mu bidatunganya bifata umurongo. Dusengeye n'abayirimo ariko bakabatakora ibyo gukiranuka ubagarure mu murongo neza bakoreho kandi ubayigisha ubahindure ububaki bagira abagabo nyabagabo bo kuguhamya mu Rwanda ndetse no mu mahanga ya kure. Umwuka w'Imana bagarukeho bave mu nzira zitafite umurongo ahubwo bagiye mu bifite umurongo bave mu mirimo ya kamere bambara imirimo y'umucyo. Umwuka w'Imana bagereho. Niko dusengeye umuntu wese wumvira ijambo aje mu nzira y'Imana kuko ni waba uri mu nzira y'Imana uzagira umugisha none ugira umugisha we ndetse n'igihe kirekire Imana izaguha umugisha ikirenze kuri ibyo ni wanapfa hari ubugingo buhoraho. Ikindi dusengeye abarwayi barengeraho bari hose. Kiza abarwayi indwara z'umutima kanseri diabete hypertension igifu indwara z'umutwe z'umugongo izuru umuntu wese abatabyara ubarengera umuntu wese umugere ufite uburwayi kandi umukiza kuko twabonye ko Yosefu amukuye mu nzu y'imbohe. Dusengeye abafungwa kugira ngo bagirire impuhwe bagaruke ubahe imbabazi zawe zigaruke kuri bo. Turasenze ngo ubuntu bwe bugaragare kuri bo. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda gutanga ituze ihumure ku bayobozi kugera ku baturage bo hasi uduha amahoro ukomeze uduhe ubwiza umugisha ukomeze ugaruke kuri twe. Dusengeye indwara ngo ikurwe mu isi hose abantu bongere bagire umugisha bongere bagira ihirwe mu kazi bagende mu izina rya Yesu. Dusengeye abashomeri abatakaje akazi rema kuko ufite byose. Dusengeye abashomeri uhe agaciro amadiplome bize uhe agaciro ibyo bigi fungura inzira kuko ufite uburyo bwose bwo gukora. Tugushimiye ko byumva tugushimiye ko ubikoze kandi ufunguye inzira ufunguye amarembo ukabutanze icyerekezo ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Imana ibaha umugisha kandi bakomereza amaboko amen.